Inkuru mbi ibabaje mu Rwanda hose iteye agahinda n'ubwoba. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pelotizi Happy, ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Ibintu biteye inkeke cyane mu Rwanda ni ubukene bw'urubyiruko, ariko iby'ingenzi ndaza kubibabwira nyuma y'umusozo wa videwo. Icyo usabwa ni ukureba videwo yose mpaka irangiye. Ubushomeri mu rubyiruko mu Rwanda no ku isi hose, abanyeshuri benshi biga bafite icyizere, ababyeyi benshi cyane batanga utwo bari bafite twose batunze bakaduha abana bakajya kwiga, ariko kurangiza kwabo bafite diporome nziza. Diporome ubu ngubu ntacyo zimaze, ni ibipapuro biri aho ngaho kubera ko nta akazi karabuze. Urangije nawe kugira ngo abone akazi bisaba akantu ka ruswa, kandi bakabanza kumubaza ngo urugo kwa nde se, uturuka hehe, bityo ukagira ngo kugira ngo ubone akazi bisaba kuba uzwi, papa wawe afite kampani ikomeye cyangwa se akora muri kampani ikomeye akabikugiramo, cyangwa se ababyeyi bawe abo mu miryango bakabikugiramo, ukabaza kubona akazi. Niko kubona akazi mu gihe uri rubanda rugufiya ntibyumvikana. Amanota yose waba ufite, diporome waba ufite zose, ibyo ntacyo bivuze, nta kazi wabona, ntibyumvikana. Kandi benshi niko bagerageza kwiyahura, benshi bari kugana imijyi no mu cyaro hose akazi karabuze. Abarangiza benshi nta kazi bafite, benshi bagerageza kwinjira mu gihugu bakajya mu ngabo z'igisirikare, benshi bakabanga. Ibi nabyo bibaca intege cyane, kuba bagerageza kwitangira n'igihugu nabo umubare ukaba mwinshi, bagafata bakeya, abandi bajya mu gipolisi. Ubwicanyi n'urugomo no gutera kaci niko kwiyongera, kandi abantu babikora benshi baba barize bafite amadiporome ahambaye, abandi bakishora mu matabi, ubusambanyi n'inzoga ngo nta myaka 100.